ya ibihe byiza kuri Kibe Channel. Dukomeza kubashimira abantu mwakoze subscribe, abantu mukora share, abantu mukora comment, like, mubikuye ku mutima. Muri abantu b'agaciro, muri abantu b'ingenzi rwose. Hano kuri kamera twongeye tugora wa mugabo aduhe ubuhamya bw'ukuntu ubuzima bwe yabubayemo, nta muntu n'umwe afite umufasha, nta mubyeyi, nta muvandimwe, ariko uyu munsi wa none aje kutubwira ukuntu yaje kuba muri bwa buzima nk'umuntu w'umusore, nk'umuntu w'igitsina gabo. Buri gitsina gabo n'igitsina gore ukuntu babaye mu buzima bw'ubupfubyi biba bitandukanye. Ndabeshyera? Ntabwo beshya. Urumva wifuje kutubwira uko byari bimeze no kuba struggle inzu, uvuga uti ndi nyakamwe, ndi njyenyine, byari bimeze bitubundi. Muri make uko byari bimeze icyo gihe byari ubuzima bugoye kandi bukakaye, kuko kubona n'imibereho icyo gihe akenshi abantu benshi baryaga ari uko bavuye gufata imfashanyo, kuko n'amaduka icyo gihe nta kintu cyabaga kirimo, kuko nta bintu byinjiraga mu gihugu n'ibyazaga byabaga bikanusa nkaho ufite mu minuza kameze nk'igicurane. Ni gripe. Urwaye na gripe? Ni akagripe. Gripe muri mitsi ziriho ariko? Gripe ziriho zimeze nabi, ariko Imana iradukiza biroroha. Nuko ubwo rero nageze ku gihe nafataga impungure nkaziteka, nkajya gutoragura inkwi nkazicanira, zikaba zamara nk'iminsi 2 zitari zashya kubera uburyo zabaga zikomeye. Impungure zo mu mfashanyo cyangwa se waguze? Zo mu mfashanyo. Noneho nyuma yaho izo mpungure nkajya nzifata nkazishyira ahantu mu gasafuriya cyangwa mu gashashi kugira ngo zitazagaga. Uko ngiye buri gitondo nkafataho urushyi rw'ibigori nkahekenya nkarenzaho amazi, nimugoroba nkaburyo, ku buryo ikiro kimwe nashobora kuba nakijya nk'iminsi 3. Ikiro kimwe cyangwa iminsi 4. Urumva ko bwari ubuzima bugoye. Nyuma yaho ariko ubuzima bukagenda buba bwiza, ukahura n'umuntu w'umugira neza akakubwira ati rero ejo uzaze ngo agafuka igikoma uzabashe gushigisha agakoma umwe. Ubwo ejo bundi ukabona undi muvandimwe. Buri abantu bose ntago ariko bahemuka, hariho abagira neza benshi cyane, ndetse ndashimira Imana cyane ndetse n'igihugu cyacu n'abayobozi bacu. Buriya dufite igihugu cyiza. Ahandi iyo habayeho ibintu by'ibibazo by'intambara, buri wese abasama amagara ye, nk'uko bavuga ngo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye. Ni nk'ibyo rero baba bashatse kutubwira, ariko muri makeya ikintu nababwira abantu bose, ugufashishije akantu nk'aka, uguhaye akambaro, uguhaye agakweto, uguhaye akantu kariko kose, ndetse no mu nzu nta n'uwishyuraga inzu kubera ko icyo gihe nta mafaranga yabagaho. Icyo gihe rero muri ubwo buzima hagiye haboneka abantu babagira neza, akakubwira ati uzaze nzagushakira ikaye, ati se ubundi kwiga wabishobora, wasubira mu ishuri, ukabimwemerera, ariko ugamije kugira ngo ujye ujya kwirirayo umuceri nimugoroba, cyangwa se ugira ngo uzagenda kwera udukayi cyangwa udufashanyo. Ni ukuvuga ngo wemeraga ko wajya kwiga kugira ngo uprofite n'andi mahirwe, ako gasupu kameze neza, ariko mu mutwe nta kwiga birimo. Kuko buryo umuntu nk'uwo nguwo ushaka kuguha ubufasha arabanza akareba ikintu cyo kukugirira neza, kugira ngo nibura abanze kwiyereka umwibonemo. Muri uko kumwibonamo rero niho hahandi byakubwiye ibasha kubyumva ukanabyemera, noneho wowe ubwawe ukabona ko wamuntu akakwereka umutima mwiza. Yamaze kwereka umutima mwiza rero, ibyo akubwira byose ubasha kubyumva. Ariko ikosa rya mbere nakoze nuko ntumviye uwo mugira neza, nawe bagira neza abantu. Wanze kumutega amatwi? Nanze kumutega amatwi, nkajyayo n'abanje abamaze kubona yuko namunaniye ntagishoboye kumwumva, yifatira abandi bana bamwe bagiye no kwiga hanze mu Burayi, muri za Amerika. Abandi barakize bameze neza, bafite akazi keza, kuko bo yabashije kubafasha, bariga baramwumvira, akajya batungiwe ari nk'abantu bageze nko muri 8, kandi nawe ari umukene, ariko atishoboye. Ariko icyo gihe umwana yigiraga ubuntu kuko nta mafaranga yabagaho, ariko wumvaga ko ashobora kwiga, ngo yarize aranabifata, ariko hari bitavuze ko hari nabo byananiye bakabireka. Bakigarukira mu giti cyawe nyine bitekerezwa ko wakoze amakosa. Mu by'ukuri nanze kumvira abo bantu bakuru, kuko iyo mbumvira hari ukuntu biba bimeze.
ahubwo n'ubu ndashimira Imana ko dufite igihugu cyiza dufite umutekano. Hari n'ukuntu wiga nako kuga ukaba wamenya no kubaka, ukaba wamenya gusiga irangi, ukaba wamenya n'utundi twuga duciriritse nk'umwuga wabasha kukubeshaho. Ntabwo ari nka kera wigaga ikintu kimwe cyangwa ukiga ngo uzajya kwicara mu biro. Ubu nta biro bikibaho, ibiro babirimo, ariko we nuzi umwana nagira inama w'iki gihe ntaziga avuga ngo ashaka kuzajya kwicara muri ofisi ni nkeya n'akazi ni gake, ariko umuntu wese uzabasha kwiga yishakira kwigira nk'ikintu cy'umwuga uwo nabimukangurira, kuko ndeba nk'urugero nk'abantu b'abafundi cyangwa abayede, ndeba burya baravuga mu kinyarwanda abafundi nibo bakunda guca umugani, umwana w'umufundi arabwirirwa ariko ntabura muri make rero mba numva ari nk'ibyo bashatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo ubundi aho ngaho ikintu nshaka kutubwiraho gatoya, ubuzima bwo kwibana uri marine, ubuzima bwo kwibana uri marine, uca hirya wikubita hirya ugaruka hino, ntawe umuntu ubwira gutya, ntawe ubwira gutya, ntawe utakira. Urumva n'abavandimwe bari baraguhaye, jenoside yaraje irabatwara, isi bigufungiyeho amaferi, kandi ubushize wari watubwiye ati nari nageze mu bintu bya Nyabugogo ndacakaza biranga. Ubwo buzima ukuntu bakomeje kungora, urumva ubuzima bwo kuba marine uri umwana nta nubwo uba ufite, nta n'umuntu ugukunda, n'uwo bakagukunze icyo gihe hajyaga haza icyo bitaga polisi n'abantu bitwaga ba local defense, kandi ngo zakubitaga igiti kitabaho, barakwirukankanaga ukawava nko mu mujyi hari amatewusi, ukaba wamanuka ukagera ku giti cy'inyoni utarahagarara bakikuriho. Mwese we ntutavuga uti reka ndebe ukuntu basi najya mu nzira nziza leta ishaka, mba umwana mwiza cyane ko ufite n'umuntu ugufasha. Uvuga mu mutwe wa byari bimeze bite? Wihaga inama bwoko ki? Umutwe ukuntu byari bimeze ntabwo byari byoroshye, kandi noneho no kuba udafite umuntu ukugira inama. Rega burya baca umugani mu kinyarwanda ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Buryo ntabwo umutwe umwe wigira inama nziza. Aba muri make nk'uko mubisabye ko bibabwiraho, buriya koko iyo nanjye nza kwigira inama nkajya wenda nko mu byaro, kuko hariho abantu abapfira gushira, hariyo abavandimwe benda nkabegera. Wowe wakunze umujyi cyane? Nakunze umujyi, numvaga ndi Kamujyi, kandi numvaga kuva wariya ko mu mujyi atagahara, kuko mu mujyi nta kintu cyiza nko kuba mu mujyi. Mu mujyi icyo kurya cyiza kiba gihari, icyo kwambara, icyo kunywa, ibyiza byose ubasha kubibona. Ariko se mu cyaro ni wenda ari za Byumba cyangwa se za Kibuye cyangwa se za Mutari, iyo ngiyo uzabona umuntu wambaye inkweto. Watekerezaga kujyayo kumva ntiwamanura cya kijumba cyawe ntiwakirya ngo kimanuke? Ikijumba ntabwo nari kugishobora. Ase ubwo wagishobora? Ubu napfa kukimirisha amazi. Nakimirisha amazi. Ni ukuvuga ngo wanze kukirya uri muto, ushaka kukirya ukuze. Kuko ubu namaje kubona ko byose bishoboka. Kandi buriya amazi iyo ukimirishije ikijumba uranakomera, bitandukanye no warya za capati cyangwa umuceri ukavuga ngo urariye. Ariko umuntu wariye ikijumba cye afata niyo suka akayibasha, afata niyo tafari ahereza mugenzi we yubaka akayibasha. Birumvikana. Hagati aho ngaho urumva ubwo buzima bw'umarine pastor. Nuko rero ubwo pasiteri yaje kudusanga ahantu hariya hepfo ya Kanzayire, abantu benshi barahazi, aho bitaga mu gishanga. Aho ngaho niho twakundaga kujya kogera, n'ahantu hari amazi menshi. Igishanga hari hakiri n'inganda batarazisenya, tukajya kuhakarabira. Hari amasoko tugakaraba tugafura, kuko nta handi hantu twageraga tujya kogera cyangwa gufurira. Ubwo rero pasiteri niho yadusanze aratubwira ati rero nk'abana mwe je kubaganiriza. Tubwira ati ko ari umupasiteri. Mutega amatwi namwe? Tumutega amatwi, ariko abandi bana bagenzi bacu barirukanse bamuhunga, twe turahaguma twumva ibyo atubwira. Tubwira ati rero Yesu arabakunda, kandi Yesu ashaka ko muva muri ibi murimo mukamwegera, kuko Yesu nawe yabaye umwana nkamwe, nawe rero akunda abana. Ubwo rero
atubwira ati mwebwe muzaze gusenga hanyuma dufatanye gusenga hanyuma ko mwava muri ubu buzima turi ko twava muri ubwo buzima ariko ubwo hamwe n'Imana buriya pasiteri yarabitubwiye ngiye nkajya numva ko umutima wanjye ndimo ndafunguka numva ko ndi kubohoka murakoze ndi kubohoka nkumva ko wa mugani y'Imana yatumye nsigara ntisimfe abandi bose bakagenda ntabarusha ubwenge ntabarusha ubukuru ntabarusha imbaraga ntabarusha buranga nkaba mpari ahubwo iyo Mana ko ishobora kuba inshaka koko numva ngize uwo muhamagaro ndagenda n'abo bana twagiye turi abana 5 tugezeyo turasenga turangije gusenga nsanga ahantu baraduteguriye icyumba cyiza baratugaburira turya umuceri turya ifiriti ibiryo byiza mbese by'abantu bateguriwe kandi twari tumenyereye kurya iki bya bindi byo muri restaurant basigaje ibyo bita umusige abantu benshi barahuzi bya biryo bisaguka ku meza abantu baba basigaje ibyo mwamwe muri mumenyereye kurya ariko icyo gihe byo babateguriye nk'abayobozi byiza rwose nk'abantu bakuru nk'abantu Yesu ashaka baduha na fanta ko gafanta twarakanyweye yewe baduha n'imyenda tugiye gutaha icyo gihe ndabyuka hamaye ipantaro 2 n'imipira 2 n'udukweto twa Supress ubwo ibyo nari nambaye nahise mbijugunya nambara utwo twenda twiza neza nk'umuntu mushyashya nambara utwenda twiza mpita mbona ko nahindutse none ndavuga ni nkazajya njya gusenga wa mugani wenda bazonyongera n'ibindi burya agashuka umwana sikaba kantu dusoza dugana ku musozo niki wabwira abana badafite ababyeyi abana b'imfubyi abana b'imfubyi icyo nababwira ni ukwirinda kujya mu ngeso mbi burya umwana iyo adafite umukontorora ibimushuka biba byinshi hari ibiyobyabwenge hari izo nzoga hari ubwo buraya hari ubwo bujura ibintu nk'ibyo byinshi mbese ariko iyo hamwe n'Imana na Yesu ugasenga ukegera Imana ukayibwira uti Imana yanjye ibibazo mfite byose urabizi kuko Imana ntahitabona ntahihishwa iyo yonyine igenda igushakira inzira ku buryo igenda ikuvana mu bibi kwiryana mu byiza numva ariyo nama nagira abana badafite ababyeyi ko uvuga ngo wabaha inama yo gusenga bakava mu byaha bakagira ikinyabupfura bakagira ikinyabupfura bakegera Imana nkuko nanjye byambayeho nawe urumva niko byagenze kugira ngo wongere umuntu kugeza amagingo nawe nanze kwinangira ndemera nsanga Imana ariko abagiye binangira bityo gihe twari kumwe bamwe barapfuye abandi bagiye bagwa mu magereza iyo ngiyo cyangwa se mu bundi burara bagiye kwiba birumvikana reka tugushimire dushimire n'abantu bakurikira Chebe Channel bakora subscribe abakoze share abakanda like abatanga comment muraba agaciro cyane turabakunda kandi nawe ukomeze ugire ibihe byiza murakoze sawa